Uyu munsi wa Pentecote wijihijwe n'itorero ry'abapantekote kuri uyu wa gatandatu. Ubusanzwe wagombaga kwizihizwa ejo ku cyumweru, gusa ngo nyuma yo guhura n'umunsi amatorero yose asanzwe akoreraho amasengesho, itorero rya ADEPR rikaba ryahisemo kuwizihiza kuri uyu wa gatandatu mu rwego rw'igihugu. Umushumba w'ururembo rwa Kigali mu itorero rya ADEPR, Reverend Pastor Rurangirwa Emmanuel, aha yagarutse ku cyo Pentecote bizihiza isobanuye ku bayemera. Duhitamo guhura uyu munsi rero abakristo bakaza tugakomeza muri uwo mwuka wa Pentecote, dore ko n'ubundi kuva ku itariki ya 5 tuba twaratangiye amasengesho y'iminsi 10 ategurira umunsi mukuru wa Pentecote. Ubu niyo tugikomeje n'igiterane kandi tukazasoza ejo. Abakristo bacu rero babyitabiriye kuko ni umunsi koko mwiza ku matorero yose ya Gikristo kwabyizera gutyo, ariko by'umwihariko twebwe nk'abapantekote ni umunsi twumva twishimira cyane kuko hari icyo tubwira kandi ugendanye n'izina twahisemo kuko turi abapantekote nyine. Uyu munsi wa Pentecote wizihizwaga kandi wahujwe n'igikorwa cyo kwishimira inyubako nshya z'itorero ADEPR zuzuye ku Gisozi mu karere ka Gasabo. Inyubako zagizwemo uruhare n'abakristo b'iri torero bashimiwe cyane n'umuvugizi mukuru w'itorero rya ADEPR mu Rwanda, Reverend Pastor Jean Sibomana, wavuze ko ibi bikorwa ngo bizagirira akamaro abakristo b'itorero muri rusange ndetse n'abandi. Iki ni igikorwa cyiza rero nk'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR twishimira twakoze kandi cyakozwe mu mbaraga z'abakristo. Iki ni igikorwa kizagira umumaro ukomeye cyane abakristo bacu, yewe ndetse n'abandi batari abakristo bacu, kuko hazajya habera ibitaramo, hazajya habera amanama atandukanye, hazakirirwa abashyitsi bavuye hano mu Rwanda cyangwa se bavuye no hanze y'igihugu cyacu. Inyungu zizava ahangaha rero zaba ari iz'abakristo bose mu maparuwase yose agize iki gihugu cy'u Rwanda, kuko imbaraga zubatse ahantu tuzikesha abakristo bose. Uretse akamaro izi nyubako zirimo na hoteli bizagirira abayoboke ba ADEPR n'abanyarwanda bose muri rusange, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali nabwo bwavuze ko ngo ibikorwa nk'ibi bigira uruhare mu iterambere ry'umujyi n'igihugu. Iyi ngo akaba ariyo mpamvu nka leta idahwema gukorana na ADEPR kimwe n'andi madini bafata nk'urwego rw'abikorera. Rusabizwa Parfait, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu mu mujyi wa Kigali, wari witabiriye uyu muhango ahagarariye ubuyobozi bwa leta yabigarutseho. ADEPR iri mu iterambere, irafasha, ifite uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Uretse n'inyubako, hari n'indi mishinga myinshi ikora mu kugira ngo iteze imbere imibereho myiza cyane cyane y'abatishoboye. Ibyo byose rero bikaba bidutera imbaraga kandi tubona yuko tugomba gukomeza kwifatanya nabo kugira ngo dukomeze duteze imbere igihugu cyacu. Leta ikorana nabo nk'imiryango itegamiye kuri leta, turayishyigikira cyane cyane ko ifasha leta muri gahunda zayo, nkuko mubizi mu nkingi enye za leta, n'amadini yose hamwe afite uruhare cyane cyane mu gushyira hamwe kunga abanyarwanda, nkuko nayimaze kubivuga mu mibereho myiza y'abaturage. Uretse inyigisho zatanzwe ku bari bitabiriye uyu muhango wo kwizihiza umunsi wa Pentecote, umuvugizi mukuru wa ADEPR mu Rwanda yanageneye ubutumwa abayoboke b'itorero ADEPR bitabiriye uyu munsi mukuru n'abatabashije kuza kwifatanya muri uyu munsi wizihijwe ku rwego rw'igihugu ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ubutumwa tugenera abakristo ubwa mbere ni ukugira ngo twishimane nabo kuri uyu munsi mukuru wa Pentecote aho bari hose muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ururembo rw'umujyi wa Kigali bashimye guterana uyu munsi nk'uko nabivuze, ariko umunsi nyamukuru wa Pentecote uzaba ejo. Nkaba rero ngira ngo mbifuriza umunsi mukuru wa Pentecote aho bari hose muri iki gihugu cy'u Rwanda, bishimane n'Imana, banezererwe Imana kubw'iyo mpano ikomeye cyane y'umwuka wera amanukiye mu itorero. Ndifuriza ubumwe abakristo bacu kugira ngo bajye bahora ari umwe kandi biyumva ko ari umwe, biyumve ko ari umwe n'Imana, bayorwe n'Imana, bayorwe n'umwuka wera mu bihe byabo byose, kandi ibyo bizabafasha kwiyubaka ubwabo, bibafashe no kubaka itorero ryabo, bibafashe no kubaka igihugu cyacu. Uyu munsi wa Pentecote ADEPR yijihije kuri uyu wa gatandatu mu mujyi wa Kigali ku rwego rw'igihugu, ngo mu bindi bice bitandukanye by'igihugu abayoboke ba ADEPR bo bazawizihiza mu midugudu ku munsi w'ejo ku cyumweru.